Ndagusuhuje nanone wowe udukurikira kuri Oliva TV, urubuga tubagezaho ibiganiro byiza kandi byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, bya bintu byose uzifuza kumenya ku buzima bw'umwana. Rero ibiganiro ni ingenzi rwose, ndakeka abantu benshi bamaze kuyibona ko bigenda bibafasha, ariko nimba ari ubwa mbere ufunguye iki kiganiro, reka mbanze nkwibwire nitwa Olive, amadogita kandi no kwiga byimbitse kwita ku buzima bw'umwana ndetse no kuvura. Ubwo rero intego yacu ni ukugira ngo ubuzima bw'umwana bube buri protected, ikindi ababyeyi barusheho kunguka ubumenyi nyine ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse n'undi muntu wese muri rusange, kuko ndakeka buri muntu wese afite inshingano zo kwita ku buzima bw'umwana, zo kugenda twungurana inama bya bintu byose bizadufasha kugira ngo ubuzima bw'umwana bukomeze kugenda neza, turusheho kubaka nyine generasiyo ifite ubuzima bwiza, cyane yuko iyo umwana yitaweho muri ya minsi igihumbi, guverinoma yacu ihora ishishikariza ababyeyi kwita ku bana, umwana akura neza ukamuha n'aya mahirwe yo kuba atarwara indwara zitandura, harimo diyabete, umuvuduko, umutima. Ibyo bintu byose birashoboka iyo umwana wamwitayeho muri ya minsi nyine igihumbi ndetse n'indi yose akiri mutoya. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ibintu umwana aba akwiye kuba afite kuri buri mezi kugira ngo tuvuge yuko umwana ari gukura neza. Iyo umwana rero atabifite bavuga ko hari ikibazo, kandi mbere yuko ntangira ndashaka kubabwira yuko rwose iyo umwana adakura neza, atagenda nyine atwereka bya bimenyetso bitwereka ko akura neza, haba hari ingaruka, kuko umwana udakura neza biba bishobora kuba nyine byatuma imitekerereze ye itagenda neza, ndetse ugasanga n'ukuntu akurira muri sosiyete nabyo nyine bibasha kuba bitameze neza, bitewe n'uko umwana yagiye akura, nyine yagiye akura ari inyuma y'abandi bana bari mu kigero kimwe. Ubwo rero ni byiza yuko umubyeyi agira ubwo bumenyi, akavuga kuri aya mezi umwana aba agomba kuba akora ibi ngibi, nubwo rwose mubizi ariko ni ingenzi ko dukomeza kungurana ubumenyi, kugirana inama, kugira ngo umuntu wese agende agira amakuru meza kandi nyine ya nyayo. Igihe cyose ufite umwana afite ukwezi, umenye ngo uracekinga ibi ngibi ko abifite, kugira ngo nyine umenye neza nimba ari gukura neza. Urugero, harimo ukuntu umwana ashobora gutinda kwicara, tukavuga ni ibintu bisanzwe azicara, nibyo kuko abana bose ntabwo twavuga ngo bazicara ku mezi 4 cyangwa 5 cyangwa 6, harimo ushobora kurenzaho. Ariko se umwana agize amezi 9 ataricara, weho ntabwo wagira ikibazo? Nyine ibyo byose uba ugomba kubimenya, kugira ngo kuri buri mezi umenye ikintu ugomba kugenda ureba ku mwana wawe, kugira ngo biguhe ishusho y'uko ari gukura, kandi nimba atari no gukura neza, hagira ibindi bintu bikorwa kugira ngo tumufashe akure neza. Nimba afata nk'ibintu bidahagije, tukugira inama z'ibintu ushobora kumuha bikamufasha. Ibyo bintu byose, harimo n'abana bakenewe yuko ubwonko bwabo bukangurwa, hari ibintu rero ushobora kuba wakora kugira ngo ukangure n'ubwo bwonko bw'umwana, atangire kugenda akura neza, cyane cyane nk'abana baba baravutse amezi atuzuye cyangwa ibyumweru bituzuye. Abana baba bakeneye extra care kugira ngo ubwonko bwabo bukanguke, butume bakora bya bintu nyine bijyanye n'igihe cyabo. Ubwo ibyo nabyo ni ikindi kiganiro, ariko uyu munsi reka nkubwire ibintu ukwiye kugenda ureba kuva ku mwana uvuka kugera ku mezi 12 wenda, ibindi tuzaba tugenda nyine tubigarukaho. Ubundi umwana uvuka nyine hari ibintu aba akwiye kuba afite. Ubundi umwana uvutse wese aba agomba kuba azi konka neza. Murabizi neza yuko umwana nta kandi kazi agira usibye konka. Rero ibyo aba agomba kubikora neza cyane, iyo atabikora ashobora kuba arwaye, ashobora kuba hari ibindi bintu nyine bituma atameze neza, umuntu aba agomba kureba. Icyo rwose aba agomba kuba yifite kugira ngo tuvuge ko umwana ameze neza. Ikindi, aba ari wa mwana ushobora gufata mu kiganza agahita nawe agufata. Ibyo nabyo bitwereka yuko nyine ameze neza rwose. Niyo wakirebera utwo tuntu tubiri ukabona umwana aradufite, umwana amaguru arayakina. Akenshi umwana uvutse uzasanga nyine atendinga kugira gutya amaguru, ndetse
like amaguru n'intoki cyangwa n'ibiganza. Ubwo rero ibyo byose bikwereka yuko akana kameze neza, gatera utugeri, utwo tuntu twose iyo kadukora nyine aba ameze neza, ariko cyane cyane iyo yonka ibyo byo biba ari sawa. Ikindi kintu noneho umwana ugize nk'amezi abiri, reka tuvuge ku mezi abiri, ibintu bikwiye kureba ubundi muri umwana umwe w'amezi abiri n'ubundi uzasanga iyo umuryamishije yubitse inda atangira kugenda yubora nyine n'igihimba, akubura umutwe akubura n'igihimba. Iyo abikora rwose biba ari sawa, ukanamuryamishije yubitse akada ukabona atangiye kugenda yeguka, ibyo biba ari sawa rwose, aba ari gukora neza. Ikindi kintu aba ari wa mwana utangiye kujya ahindukira yumvishe mama aje, yumvishe papa aje, kandi ikindi aba atangiye kugenda yiga kugenda atandukanya abantu, cyane cyane amajwi y'ababyeyi be atangiye kugenda yamenya, bavuga akaba yahindukira nyine akabona. Ikindi uba usanga ari umwana utangiye kugenda areba mu maso y'abantu, kuko ababona rero aba atangiye kugenda apeyinga attention ku mazina y'abantu. Ikindi usanga ari wa mwana utangiye kugenda aseka nyine, ukabona ni akana gatangiye kugenda gaseka. Ibyo rwose nabyo biba bikwereka yuko ari gukura neza kuri ayo mezi ye, nyine aba ari kugenda yacivinga ibintu yagakwiye kuba afite rwose. Noneho ku mezi atatu ane ni hahandi azazamuka rwose, akazamura n'inda, niba bamuryamishije nyine yubitse inda ukabona arazamutse neza, ashinze ari igice, ari igihimba kigiye hejuru ndetse n'inda igiye hejuru, nyine akamera nk'ufashe ugiye gukora pompaje. Ibyo bikwereka umwana yuko ameze neza. Ku mezi atatu ane umwana yatangiye kugenda yicara umushyiriyeho nyine sapoti, tuvuge ukaba wamwegamisha ahantu akicara cyangwa ukaba wamwegamishaho akicara. Ibyo rwose aba abifite, aba abasha guseka byo rwose neza cyane. Ibyo ni ibintu uba ukwiye kugenda ureba nyine ku mwana kugira ngo umenye yuko ari gukura neza. Noneho ku mezi atandatu ni hahandi ushobora gufata umwana wamusize agaramye, wamusize yubitse inda ugasanga aragaramye, nyine aba atangiye kugenda yiga kugenda yihindukiza. Ikindi aba ashaka kwicara rwose nta n'ikintu umushyiriyeho, cyangwa bamwe batindaho gato ugasanga nyine aricara umushyiriyeho akantu, ariko abenshi uzasanga yicara nta n'ikintu umushyiriyeho. Ikindi uba usanga atangiye kugenda yigana rimwe na rimwe amajwi uko muvuga, akaba yabyigana nyine avuga ibintu nyine bidasobanutse, ariko akigana ibyo muri kuvuga. Ibyo nabyo biba bitwereka yuko ari gukura neza. Ikindi uzasanga ku mezi atandatu arafata ikintu agikure hariya agishyire mu kanwa, nyine ibyo ngibyo bikwereka yuko umwana ari gukura neza rwose. Ho abazi abantu, umuntu yavuga agahindukira akamureba, ibyo biba bikwereka yuko umwana ari gukura neza rwose. Ibyo ubicekinga ku mwana wawe kugira ngo umenye yuko abyujuje. Noneho ikintu kizaguhangayikisha umwana ku mezi ane atandatu utabasha kuba wenda wamwicaza nyine ukabona umutwe uri kudigadiga gutya, ku mezi ane atandatu ukabona umutwe uracyadigadiga, kiba ari ikibazo. Ukwiye nyine kumukurikiranisha kugira ngo tumenye impamvu nyine atabasha kuba wamwicaza umutwe ngo awukontorore neza, ntunyeganyege ngo ukubite hirya ngo ukubite hino. Icyo ni ikintu uba ugiye kumenya kugira ngo umenye nimba nyine hari ubundi bufasha bashobora kumuha. Noneho ku mezi 9, 12 ni range, imezi 9, 12 ubundi umwana abashobora guhagarara agafata ku kintu agahagarara nta kibazo. Ikindi uzasanga ari umwana ushobora kugendera ku kintu, uzasanga ari umwana uri kuvuga mama dada, avuga n'ibindi bintu nyine rimwe ashaka no guhamagara abantu. Ikindi uzabona nyine ari wa mwana ushobora kumenya mama we araje aramumenya, papa we araje aramumenya, mama we nagenda ararira, papa we nagenda ararira. Ibyo byose bikwereka yuko umwana ari gukura neza. Ubwo rero uri kumva utwo tuntu twose uba ugomba nyine kutureba ku mwana kugira amenye ko ari gukura neza. Noneho wa mwana utazabasha kwicara neza, nta n'ikindi kintu rwose umushyiriyeho ku mezi 9, 12 ntabashe kwicara, kiba ari ikibazo. Nyine aba akwiye gukurikiranwa kugira ngo amenye ikiri gutuma adakura neza, nyine bijyanye n'amezi afite cyangwa n'imyaka afite. Noneho ku myaka 2, amezi 15, imyaka 2 umwana agomba kuba agenda neza
nta kindi kintu, aba agomba no kuba rimwe na rimwe yakwikuriramo akenda, agashati koroshye, agapira koroshye, uwo mwana aba agomba kuba ashobora kuvuga, avuga n'ibintu nyine n'undi muntu amezi 18, imyaka 2 aba atangiye kumenya kuvuga, akaba yavuga ibintu n'undi muntu wese wenda utari uwo muri famiye akabyumva. Icyo gihe rero iyo umwana atabikora bivuga yuko haba hari ikibazo, aba agomba nyine kwikuramo imyenda, akiyambika rimwe na rimwe inkweto, nyine ukabona nyine ni wa mwana n'imitekerereze ye nayo iri kugenda nyine imera neza, cyangwa hari improvement iri kugenda ibaho. Niwo mwana ushobora gutuma ngo nk'urukweto akaruzana, nk'ikiyiko akakizana, niwo mwana uvuga ibintu, ibyo avuga nibuza ukaba wakumvamo nka 50%, nubwo yavuga ibintu ukumva ntabwo bivugitse neza, ariko icyo avuze ukabasha kucyumva. Ubwo rero iyo umwana atabivuga ku myaka 2 rwose kiba ari ikibazo, uba ukwiye nyine kumukurikiranisha kugira ngo tumenye ngo ese bimeze gute, bimeze gute. Rero ibi ni ibintu by'ingenzi, ariko ni ibintu byinshi umuntu atavuga, nyine bisaba ngo ugende uvuga duke, ariko ni ibintu by'ingenzi ku babyeyi kugira ngo ujye umenya umwana wanjye ari gukura neza, cyane yuko iyo umwana adakura neza ni ukuri n'imitekerereze igenda igabanuka, bikaba byamwafekita mu myigire ye, mu mibanire n'abandi, ibindi bintu byose. Ubwo rero ni byiza yuko umenya ko umwana ari gukura neza, wabona hari ikintu kitagenda neza ukamujyana kwa muganga kugira ngo bamukurikirane neza, umwana abashe kugera kuri rwa rugero abandi bagezeho neza. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro, nizere ko hari ikindi kintu wungutse, kandi nizere ko tuzajya duhora tubana tukungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana, kugira ngo turusheho gutuma abana bacu bamera neza. Bye bye.